nanone nongere ngushimire kandi nguhe ikaze wowe udukunda kandi ukaba unadukurikiye, nguhe ikaze cyane, nkwifuriza kugubwa neza no kumererwa neza cyane. Ibyo ukora byose Imana ibihe umugisha. Nyemerera nanone twongere turebere hamwe uburyo dushobora kwivura amenyo, uburyo dushobora gusukura amenyo yacu akazana ubudasa, akazana ubwiza ntagereranwa, ubundi wajya umwenyurira umuntu nawe akaba yizihiwe. Tugiye kugendana mu gitabo gisobanura byinshi ku bijyanye n'ubuzima butandukanye. Uyu munsi unyemerere ngiye kuguha ibintu ushobora kwifashisha ukagira amenyo meza. Mbere na mbere maze nkubwire ko hari abantu rwose badafite amenyo meza. Nawe ubwawe utekereza ukavuga uti mwokabyara mwe, amenyo yanjye ameze gute? Yewe wabumbura umunwa rimwe na rimwe umuntu akumva havuyemwo umwuka mubi unuka. Burya amenyo ni kimwe mu bintu bituma umuntu yumva mwaganira, waseka kumva arizihiwe, ariko kandi amenyo ni kimwe nanone mu bintu byatuma umuntu rwose atakuganiriza yishimye, atakuganiriza ubona akeye ku mutima, adashaka ko murebana amaso ku maso. Rimwe na rimwe nyine ukabona arasa naho adashaka kumva umwuka uva mu kanwa kawe. Abenshi rero ntabwo bazi ko burya ibyo urya n'ibyo wanyweye nibyo bintu bituma ushobora kugira isuku mu kanwa, ariko ntibibe n'isuku gusa ahubwo ukagira n'amenyo meza. Hari ibintu byinshi rero byica amenyo, harimo ibifite isukari, harimo no kurya ibyo kurya bitandukanye birimo amavuta. Ubwo rero ukanarenzaho kandi ntunaborose. Rwose hari abakora amafunguro bakarya, bamara kurya nuko hakirariraho, yewe na mu gitondo akabikora bya nyirarureshwa, ukagenda rero wangiza amenyo yawe. Amenyo rero urabizi ko hasi no hejuru haba amenyo. Tugira amenyo y'imbere, tukagira n'amenyo yo mu misaya, ayo benshi bakunze kwita ibijigo. Ayo menyo yose rero afite inguni, cyangwa se agiye afitemo utuntu twagereranya n'utwobo. Utwo twobo rero cyangwa hagati y'iryinyo n'irindi niho hagenda hibikamo imyanda, kandi ikagera ubwo igakura ugasanga iryinyo ryabaye umuhondo aho kuba umweru. Bagira ngo rero nze ngusobanurire nifashishije kino gitabo, nkubwire ni ibiki ushobora kwifashisha, ni ibiki ushobora gukoresha kugira ngo nawe ugaragaze ubudasa, ugaragaza amenyo meza ufite mu kanwa rwose hafite isuku. Ndaje ngusobanure, ariko bwa mbere banza wibuke gukora subscribe kugira ngo mu by'ukuri inkuru zose dutegura hano z'ubuzima nawe zijye zikumerera neza. Nkwibutse ko ntari umuganga, ndi umusomyi nk'uko nawe wasoma, ariko ugasoma ibyo abahanga banditse. Ikosa ni uko wasoma ugasoma nabi, cyangwa se ukabitegurira umuntu nabi. Ntabwo rero abantu banditse ibitabo ntabwo ari injiji mwa bantu mwe. Mwibuke ko ibitabo bica mu nzira nyinshi kugira ngo binemerwe, ibyo mubimenye. Niyo mpamvu burya igitabo ari ikintu nyine dukwiye kuha agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko rero kandi unibuke ko igihugu gifite iterambere, abantu benshi usanga rimwe na rimwe batafata n'umwanya wo kwitekerezaho ngo yiyiteho yitonze, agahora mu iterambere, arabyuka yiruka aragira gute. Ariko burya amenyo uyategura ryari? Ibyo byose ngiye kukubwira, ariko ndashaka gufasha umuntu ufite mu kanwa hanuka, ufite amenyo rwose mabi, nawe uvuga uti mfite amenyo mabi, yewe no guseka bikaba byagutera isoni. Nyemerera rero nkubwire bwa mbere icyo ugomba kubanza gukora. Banza ufate amazi y'akazuyazi, ufate amazi y'akazuyazi, hanyuma uyaborosheshe bwa buryo bwawe wakoreshaga.
bwa buryo bwawe wakoreshaga. Nyabuneka reka mbabwire, muri kino gihe ntabwo ngiye gusubiza isoko inyuma, ariko dore iyo korogate nagushyiriye aho ngaho, iyo niyo korogate yoza amenyo. Ndaguha urugero. Buriya twemera ko ibigo bicuruza ibijyanye n'imiti, byaba imiti y'imisukano n'ibinini n'izo korogate n'amapudre, uzasanga, ubwo ndavuga muri za farumasi, iyi korogate niyo ushobora gusanga muri farumasi. Kubera iki? Harimo n'izindi wenda bitewe n'uburwayi bw'umuntu, kuko hari n'izindi ziba zaragenewe abantu bafite ibibazo by'uburwayi, haba hari n'izindi zagenewe abantu bafite ibibazo by'uburwayi. Ariko korogate iri rusange umuntu wese ashobora gukoresha, ugomba kwibaza rero ni iyihe mpamvu mu by'ukuri iyi korogate wa mugani ariyo ikunze kuboneka muri farumasi. Nuko yizewe ubuziranenge bwayo. Abantu benshi rero bakuzanira korogate zitandukanye ku masoko, nuko ugata ibyo wari wambaye ukirukanka uti nabonye korogate ifite ubudasa. Muzirikane ko ibintu byose biri kuza mu iterambere, uba ugomba kubikoraho nawe ubushakashatsi ukabigiraho n'ubwitonzi. Wamaze kubyumva, fata korogate yawe n'amazi y'akazuyazi, uborose neza witonze uko wari usanzwe ubikora. Ndagira ngo ubanze ukore iyo suku gatoya, noneho nze nkwereke rero ubundi buryo ugiye gukoresha, uburyo utarumenyereye, uburyo utaruzi, kandi uburyo buri naturere cyane buza kugufasha. Numara koza rero n'amazi y'akazuyazi, ukoza neza bwa buryo bwawe wakoreshaga, ikindi kintu ugomba gukora ni ugufata tangawizi. Urafata tangawize uyihondere mu kantu. Numara kuyihondera mu kantu, icyo uri buze gukora, uragerageza gushakamo amazi yayo. Ayo mazi yayo numara kuyabona, ubwo wiyeranije nyine ushaka ibyo bitonyanga. Numara kuyabona, uhite uyavanga n'umunyu. Urankurikiye? Uhite uyavanga n'umunyu, uyavange n'umunyu ayo mazi. Numara gufata ayo mazi nakubwiye, ukayavanga na tangawizi, ayo mazi ya tangawizi ukayavanga n'umunyu, uhite wongera ufate amazi y'indimu, indimu nayo uyikamure, hanyuma ayo mazi nayo uyavange muri wa munyu wawe, muri ya tangawize yawe, ubwo buryo bwombi uko ari butatu: tangawize, umunyu ndetse n'indimu. Ibyo ngibyo numara kubibona, uhite noneho ufata ya korogate nkubwiye, ngira ngo ni nayo uri kureba hano. Nimba ushaka kwivura amenyo, gura iyi korogate. Nimba ushaka kugira mu kanwa heza, ukagira amenyo meza, ururimi rwawe rukaba rusa neza, igice cyawe cy'amenyo, icyo hasi n'icyo hejuru, byombi inyuma n'imbere, bikaba bifite isuku, ukaba waseka ukumva uriziwe. Ibyo bintu nkubwiye bikoresha. Ubundi uzampamagare umbwira uti, ese mu by'ukuri ibi bintu wambwiye ko bitakoze? Ariko nzi ko utazambwira gutyo, ahubwo uzambwira uti uri umuntu udasanzwe. Ibyo bitatu rero numara kubikoresha muri ubwo buryo nakubwiye, fata umwanya wawe witonze, utaborosa nk'ugiye kwiruka, utanakuba cyane. Utangire uborosa. Ugiye kubigenza gute rero? Urafata igikorogati, ufate ka gatangawize kawe
wavanze n'indimu n'umunyu. Ubwo reka tuvuge ngo ufite umunyu hariya wari ushonga buke buke bitewe n'ayo mazi washyizemo, y'amazi y'indimu, y'amazi ya tangawizi. Icyo gihe nurangiza urahita ushyiraho korogate. Iyi korogate niyo ushyiraho. Numara gushyiraho uhite ukoza muri iyi tangawize, muri iyi ndimu ndetse n'uyu munyu. Use naho ugize gute, wongeye ubaye nk'ubivanze. Ubivange n'iyo korogate ugiye kuboroshesha. Ubwo birumvikana urakora akantu kajya kumera nka kondo, kubera ya ntuze ya korogate ushyizemo. Kora ku kantu kameze nka kondo, hanyuma utangire uborose. Kandi iyo ugiye kuborosa ugomba kubanza guhera mu gice cy'imbere. Fatanya amenyo, woza imbere ukuba buke buke, ntago ugomba gushyiramo imbaraga. Ugende winjize mu ishinya y'ibumoso cyangwa iy'iburyo, biterwa n'aho ushaka kwerekeza. Woherezemo, nurangiza wasame igice cyo hasi cy'imbere ukiborose, icy'ibumoso n'icy'iburyo ukiborose. Uborose mu bijigo, ubwo uburoso urabucurika. Uborose mu bijigo ubushinze, kuko inyuma n'imbere ku kijigo wamaze kuwoza. Uzenguruke woze witonze utirukanka. Ujye no hejuru, wongere ujye imbere no ku bijigo. Birumvikana uburoso uburebesha hejuru. Woze neza witonze, wongere uhite wiyunyuguza igifuro kikubanye cyinshi. Wiyunyuguze n'amazi y'akazuyazi ucire. Brosada yawe wongere kandi uyizaneho undi muti, kushe ya kangahe, ya kabiri. Wongere ucisheho buke witonze. Ubwo uburyo wakoresheje bwa mbere aba ari nabwo buryo ukoresha ku nshuro ya kangahe, ya kabiri. Uborose witonze, ufatanye amenyo yawe, ukubeho, winjire mu ishinya y'ibumoso cyangwa iy'iburyo, ukube witonze. Wasame, urebe hasi, imbere no hasi no hejuru, iburyo n'ibumoso. Mu kijigo uhagarike brosada, wongere ucurike brosada bitewe n'igice ugiye kuborosa cyo hejuru. Kandi ibingibi ngiye kukubwira wongere ubikoreshe akaroso gashya. Apara bwa boroso usanga bwaragiye bwigonda, utuntu twatunuze twaturoso twako usanga twaragize gute, twaracitse, twararandutse. Uzana akaroso gashyashya. Kandi akaroso nkubwira, byibura hari uburoso buba butandukanye, ariko ugura uburoso guhera kuri 300 gusubiza hejuru. Ubwo buroso buba bwizewe. Naho kano karoso k'ijana akenshi kaba kanakoze nabi, usanga ari akantu gashobora no guhita kakwicira ishinya. Ibyo bintu ubikore gutyo witonze. Hanyuma ikindi uri buze kongeraho nyuma yuko umaze kwinyuguza neza, ukoza uburoso bwawe neza, mu by'ukuri urakora akandi gakushe ka gatatu, ariko ko koza ururimi. Woze ururimi nabwo ugenda gake gake, kuko hari igihe ubwohereza kure ukaba waruka. Woza ururimi rwawe narwo ufata akanya urwoze witonze rwose, narwo urwoze ruke. Kandi nakubwiye ngo ntukuba cyane, ugenda gake gake. Yewe iyo ugiye koza amenyo yawe, uburoso hari ukuntu uhera hejuru kwishinya hejuru, umanura ndiho uriho urabyumva, umeze nka kwa kundi ukoropa amazi. Umeze nka kumwe uri gukoropa amazi, ugahera hejuru umanura. Kubera ko hari agashishwa kaba kari ku ryinyo. Ko gashishwa iyo wamaze kukomora niho uzasanga umuntu
ashobora kurya ikintu gishyushye ukagira ngo ni amashanyarazi yinjiye mu mubiri wawe. Ako gashishwa rero ugomba kugasigasira. Iyo uri koza amenyo ugomba guhera hejuru umanura. Ubwo ni igice cyo hejuru. Igice cyo hasi ugahera hasi uzamura, kugira ngo ka kantu kawe kagashishwa ndi kukugeranyiriza kagahu kaba kari ku ryinyo koye kuvaho, kuko gafite umumaro munini cyane. Kandi y'amazi nakubwiye y'akazuyazi ugomba gukoresha nyine akazuyazi, imwe nka twa tundi mbese wagereranya wakogesha umwana w'uruhinja. Ibyo ngibyo rero wamaze kubirangiza, wogeje n'ururimi rwawe, urarwunyuguje neza, birarangiye. Fata ibishishwa by'indimu. Indimu kandi mwibutse ko utagomba gukoresha indimu itari nshyashya. Fata ibishishwa by'indimu, hanyuma uhekenye ibyo wumva ushoboye. Uhekenye kandi ugerageza guha amenyo yose. Ukoresha iburyo, ukoresha ibumoso. Hari n'ukuntu ushobora guhekenya ubumbye umunwa, kugira ngo wa mwuka uri kubura aho winjira, uri kubura aho usohokera, ugerageze mbese mu kanwa kawe umere nk'uri gukurizamo umwuka wa cya gishishwa cy'indimu. Uhekenyesha ibijigo by'ibumoso, ibijigo by'iburyo, uhekenye unoze. Wabimira ntacyo bitwaye, kuko ku bafite n'umuvuduko w'amaraso ibyo rwose ni igisubizo. Ku bafite amaraso yipfundika ni igisubizo. Ibyo tuzabivugaho akamaro ko tuzavuga ku kamaro k'ibishishwa by'indimu n'indimu muri rusange, nzabibabwira. Ariko nyine ni ibintu byiza. Iyo urangije gukora ibyo ngibyo nkubwiye, umaze guhekenya cya gishishwa cy'indimu, ntago kiba kirura, nubwo cyarura kandi umuti n'ufite icyo umaze. Nimba wamaze kubyumva umunyu, wamaze kubyumva indimu, wafashe tangawize ndetse washyizemo iyi korogate uri kubona nashyize kuri iyi foto ya thumbnail. Icyo ugomba gukora rero ni ukureka za ntuze zawe bya bishishwa umaze guhekenya byibura hakazamo diferanse y'iminota 30 kugeza kuri 40, ukabona ukaza gukoresha uburoso bwawe na ya korogate yawe bisanzwe, ari nako urushaho kugira gute guhita ubirangiza. Maze rero mbashimire cyane, muri abantu b'agaciro, kandi nzi ko inama mbagiriye mugiye kuzikora, mugiye kuzishyira mu bikorwa. Ubutaha watwandikira muri commentaire nimba waramaze gukora subscribe. Imana iguhe umugisha. Nimba waramaze gukora subscribe, Imana iguhe umugisha. Ujye wibuka no gusharinga mu magurupe abantu badafite amenyo meza, ukabagira uti nimufatireho hano. Ikindi nuko ukwiriye kudusigira igitekerezo, ese twongere tuvuge ku yihe ndwara. Bifuriza umugisha w'Imana rero, kandi mukomeze mumererwe neza. Ndabakunda cyane. Nitwa MC Misango.